Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Petero ati niba mwarasogongeye mukamenya neza yuko umwami Yesu agira neza, nimumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe ribe ry'igiciro cyinshi. Uyu ni Evangeliste Nyirapasika Vestina. Mwibutse utarakanda kuri subscribe, nicyo gihe cyo kubikora. Iyi ni entertainment kuri Good TV Rwanda. We wamaze kubikora ushimirwe cyane, nawe utarabikora ntarirarenga, nicyo gihe cyo kubikora. Birashoboka yuko wararurira ariko ejo ukirirwa useka. Evangeliste Nyirapasika Vestine ati nta hantu kure habaho Imana itavana umuntu, nta n'ahantu heza habaho Imana itageza umuntu. Evangeliste Nyirapasika Vestine agaragaza yuko iyo umuntu avuye mu byaha aba yinjiye mu bundi buzima bwiza. Uyu agaragaza neza yuko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge, kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Agaragaza neza yuko akiri mu byaha yari yarahombye cyane, kuko ntiyigeze abona ibyiza nk'ibyo ari kubona uyu munsi. Buri munsi kandi kenshi Imana igenda imuha umugisha, ikamuha imbaraga, ikamukiza, ikamurinda we n'urubyaro rwe. Uyu Evangeliste Nyirapasika Vestine ni umubyeyi uhamya Imana neza, ni umubyeyi uvuga Imana neza cyane, akavuga ibigwi byayo, akavuga Imana uko iri adaciye ku ruhande. Ni umuhanuzi mwiza, dore ko uyu ari umuvugabutumwa bwiza. Evangeliste Nyirapasika Vestine. Petero ati niba mwarasogongeye nimumwegere. Niba mwarasogongeye mukamenya neza yuko Yesu agira neza, nimumwegere. Nyirapasika Vestina nyuma yuko yegereye umwami Yesu ngo yamurutiye benshi kuri iyi si. Uyu Evangeliste Nyirapasika Vestine agaragaza yuko kugira ngo ube ukomeye ubanza guca ahantu hakomeye cyane. Agaragaza yuko yanyuze mu buzima butoroshye, ubuzima bukomeye cyane, ubuzima butari bworoshye kubona icyo kurya, kubona icyo kwambara, ndetse n'aho kuba. Uyu Evangeliste Nyirapasika Vestina iyo abyibushe kenshi, akibuka aho Imana yamuvanye, akibuka aho Imana imugejeje, uyu Evangeliste Nyirapasika Vestine ngo bimutera kurira, akarira amarira y'ibyishimo, akamusaga umutima. Uyu Evangeliste Nyirapasika Vestina mu buhamya bwe bwiza kandi kenshi agenda azamura imvamitima myinshi z'abantu bamukurikirana. Iyo atanga ubuhamya avuga aho Imana yamuvanye, avuga uburyo Imana yamucishije inzara, avuga uburyo Imana yamwimuriye umurozi wari waramuzengereje. Agaragaza neza yuko Imana ishoboye byose. Imana ibasha gukiza umuntu wapfuye ikamuzura. Imana ibasha kuzura umuntu wapfuye ikongera ikamuha ubuzima. Imana ibasha gukura umuntu aho atakwivana ikamugeza kure cyane heza atakwigeza. Uyu Evangeliste Nyirapasika Vestina ni umubyeyi uhamya Imana neza cyane, akayivuga uko iri adaciye ku ruhande. Uyu Evangeliste Nyirapasika Vestina agaragaza neza yuko kuba muri Yesu ni ibintu by'igiciro, ni ibintu byiza cyane. Uyu buri munsi kandi kenshi avuga yuko kubera impuhwe z'Imana n'urukundo rwayo, yamukwegeshije ineza yayo n'urukundo rwayo, ikamuzirikisha umugozi mwiza ari rwo rukundo rwayo. Uyu Evangeliste Vestina Nyirapasika agaragaza yuko atazigera ava mu bikari by'Uwiteka. Ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo ngo uhora uhamye none ndetse n'iteka ryose. Ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, uko niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Uyu Evangeliste Nyirapasika Vestina ahamya neza adashidikanya yuko kuba ashyigikiwe n'Imana azagera kuri byinshi kandi byiza. Uyu Evangeliste Nyirapasika Vestina afite ihame ryiza cyane ry'uko azasazira mu nzu y'Imana, dore ko ahamya neza kandi adashidikanya yuko Imana yamuteguriye ijuru. Uyu Evangeliste Nyirapasika Vestina ati mukorere ijuru nk'abarijyamo, mukorere ijuru nk'abarijyamo,
mukorere isi nk'abayivamo, mukorere mu isi nk'abayivamo, muharanire gukorera ijuru kuko ijuru rirahari kandi Imana yarigeneye abantu. Mwizere Imana, mwizere Umwami Yesu, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atari we umujyane. Ndabashimiye cyane.